Mutari muzike cyangwa murebe neza namubonye nabishimiye cyane ntabyo ukamera amashimwe cyane muri filime bamenya Unaoneza ko mutishimye Mustafa wangu warana kumona Marangu Janita, Usinga Aisi, muri bamenya. Reka tubanzunguyu. Murakoze cyane nitwa Bulldog. Kemozera abakunzi ba rap muri hehe. Muri nanjye Bulldog Seniza Sentarimana. Ndagira ngo babwire ko style ya hip hop abahungu babasiye kinini bakora cyangwa gukora usibye Bulldog uri hano mbere undi muhanzi one and only tumwakire mwiteguye murakoze cyane nitwa Meddy I'm always very happy to see like this again can my music career I want to say thank you guys for the love I'm very happy for this day reka niko kwiharira umwanya twikomera amashyi twese twongere ko bakundi Cheetah ndi platform yacu mu binyamakuru bitatu bihatanira igihembo muri Mashariki African Film Festival nifuza ko hazaba umunsi zishimira ko mu myaka 10 maze tubwira abantu cinema kuri radio kumvisha abantu filime batayireba na website ya cheetahmagic.com twakoze gushyigikira cinema nyarwanda bigize kuri platform ya Cheetah Magic yazabyara award recognition murakoze gukomera amashyi. Thank you Cheetah. Cheetah is my young brother. Twarakorana igihe kirekire kandi igihe ntari ndi muri cinema yarahabaye kabisa hafi ya cinema. Umukomera amashyi menshi cyane. Ababwira itangazamakuru bindi bibiri bari kumwe inyarwanda.com. Inyarwanda.com itumira abakinnyi ba filime yandika inkuru za filime ikora byinshi bya filime. Yababwiye igihe.com cyaturwanywa muri cinema ubakomera amashyi menshi cyane bino bitangazamakuru. Barakoze cyane. Munyemerere hari undi mugabo abenshi muri filime bamuzi nk'umuntu mushyashya ariko ni umugabo ufite izina rye kataraboneka. Umugabo witwa Burikano. Murakoze nitwa Burikano abandi bakurikireho. Rimwe kabiri gatatu dekana. Arakoze cyane. Hari undi mukobwa mwamenye muri bamenya umukobwa wagiye azonga umugozi bita tukuwuti amutwara umutungo wose umukobwa bita Eyes uri mukomera amashyi menshi cyane muri filime bamenya. Unaoneza ko mutishimye Mustafa wangu warana kumona nitwa Marangu Janita, Usinga Aisi, muri bamenya ntabwo bavuga byinshi ndashaka kumva abahungu ariko bari kuvuga siza mwakira nanone ntabwo ndi kubumva
yemwe murakoze. amashyi menshi cyane kuri Aize arakoze cyane. hari undi mukobwa mwakunze muri filime yitwa Umuturanyi yitwa Linda. munyemerere duhamagare Linda. amashyi menshi cyane kuri Linda. wow. Ego nawe nimero yanjye ni 25. arakoze cyane. amashyi menshi cyane kuri Alice cyangwa Linda niko bamwita. hari umumama mwiza mukunda mwamenye muri filime zitandukanye nyinshi zigiye zitandukanye. bamwita Nobuda. yakinnye muri filime nka Behind Gari yayikinnyemo. akina no mu zindi The Fate n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. munyemerere nawe umukomera amashyi menshi cyane. ni umumama ufite impano yo gukina filime. yakoze akazi gakomeye cyane. muraho mwese ntabwo nabasha kubasuhuza ariko mwumve ko mbahobeye. murakoze. amazina yanjye ni Adeline mwamenye cyane nka Noella. nishimiye kuba ndi hano ndi kumwe na Mashariki. ni ibyishimo kuba muri kutwereka urukundo kandi bidutera imbaraga zo gukora cyane mu byo dukora kandi tugakomeza. murakoze. kode yanjye ni 21. arakoze cyane. niwe mushimire cyane. hari undi umukobwa mwiza mwakunze muri filime Umuturanyi. akina ari umugore wa Gatogo. akina yitwa Muganga ariko yitwa Nadia. Just Nadia. umukomera amashyi menshi cyane. Muganga yakinnye muri filime nyinshi zitandukanye. Nadia atambuka. umukomera amashyi menshi cyane. umukomera byinshi bitandukanye. Muraho neza. amazina yanjye nitwa Nadia Umutoni Wese. nzwi cyane cyane muri filime Umuturanyi nka Muganga. so nishimiye kuba ndi kumwe namwe hano. kode yanjye ni 23. murakoze. amashyi menshi cyane kuri Muganga. ntabwo uhamagara Muganga gusiga umugabo we Gatogo mwakunze Kiboke. amashyi menshi cyane kuri Muganga. Mwaneza ubase mushinyitsi murabura kwiga muri gushinyika. nitwa Mugisha. nishimiye kugera hano mu karere ka Karongi. ahari nanyoye. ndabakunda cyane. ndabifuriza kuzagira amanota ya mbere mugatsinda mugahesha ishema ababyeyi banyu. njyewe ntabwo nabigezeho. nabaye umuswa igihe cyose kubera inzoga. ariko ngeze urwego rw'uko inzoga zanjye nzibyaza amafaranga. dore nk'ubu mugiye kumpa amashyi. ubwanjye mu cyagose. ubwo rero sinzi icyaduteranije hano kuko hano hari umupolisi. ubwo tusubire. amashyi menshi cyane kuri Muganga. hari umukobwa mwakunze muri filime zitandukanye. mukunda inama atanga muri biganiro akora kuri YouTube zitandukanye, ku itangazamakuru bitandukanye. akina muri filime Bamenya. ni umugore wa gatatu wa Kanimba. niba ari uwa kane sibyo, ariko ni umugore wa Kanimba yitwa Ketchup. amashyi menshi cyane kuri Ketchup. muraho neza. abantu
mutari muzi Ketchup murebe neza namubonye nabishimiye cyane ntabyo arakoze cyane Ketchup munyemerere mpamagara umwe mu abagabo benshi badashobotse bafata nk'icyitegererezo cyabo umugabo bita Kanimba ariko n'abandi bakunda management umuntu ushobora kumanaginga abagore batatu mu rugo aba ari umugabo ukomeye cyane Bravo nitwa Mazimaka Wilson suhuje igitsina gore kirimo hano cyane abagabo ni mushaka murakoze cyane Kanimba munyemerere umashyi menshi cyane mwamenye Ketchup yababwiye amazina ye bwite mwamenye Kanimba yababwiye amazina ye hari uwahimbye ayo mazina abahimbira ibyo bakora murabikunda murabakunda umugabo bitabira Imana Ramadan muzi nkaramenya amashyi menshi cyane mu mutekamutwe tumaranye imyaka myinshi imitwe yaje gucamo birakunda umeze neza ukuntu avuze akantu mumva karamfashije iyo mbona nk'iperezida abo tubana mu buzima bwa buri munsi ubundi presentation njyewe yarangiye kuko abona n'ibyo baba bakoze sasa rero ndi umwanditsi nkaba n'umuyobozi wa Menya Series nkaba n'umukinnyi nkaba ndi n'umushoramari muri kampani y'ubwubatsi ifite abakozi 300 ariko muri sinema harimo bakeya urashaka kujyamo nanjye rero abanarize ubwubatsi muri kaminuza y'u Rwanda muri civil engineering nyuma y'ibyo ngibyo rero duhuriye kuri banki tubikubuze ubwo bakoramo amafaranga baramukubita ndabeshya barumaze iminsi 3 ni 3 n'ingahe nayo 5 ntabwo araboneka amafaranga reka mbebe ayicyuzi reka nongere mpamagare undi mukobwa mwiza mwamumenye muri behind mwamumenye muri Hatspad yimwita Irakoze Liane ni umunyamakuru mwiza Sheila umukozi w'amashyi menshi cyane Irakoze Liane ni umunyamakuru mwiza ni umunyamakuru wa New Times urumva ko New Times yandika mu cyongereza gusa amayeri urumva ko ari abantu baba babize gusa amashyi menshi cyane kuri Eliane neza nitwa nkuko Mustafa bivuze nitwa Eliane Irakoze nkaba narakinnye muri Behind Series Heart Harder Maya nkaba nishimiye kubana namwe nakunze uburyo mwatwakiriye n'urugwiro rwinshi n'iby'agaciro kenshi mwakoze cyane Imana ibahumugisha arakoze cyane Eliane arakoze cyane munyemerere kare nakiriye abantu bakuru iyo mwese umuntu mukuru arababara buriya abakobwa ntibakunda gukura ni umumama tuziranye kera yakoze filime twese tutaramenya ko bino bintu bizagera kuri uru rwego umukobwa mwakunze mu marira y'urukundo Fabiola yarize Fabiola mukobwa amashyi menshi cyane ari gukina muri filime The Devil umunyari nawe ari we Devil muraho umeze neza nkuko mubizi nitwa Fabiola turi mu marushanwa ese ntabwo mubona ko nkwiriye gutwara nka kariya kamodoka ntabwo mubona ko binkwirira nta kintu nakoze nkuko Mustafa bivuze niyande Fabiola Devil niyanjye akanyenyeri rero ni kwa kundi kode wagize umubare wanjye ni 5 mukaba muranshyigikiye bana banyu murakoze arakoze cyane Fabiola munyemerere hari undi mukobwa umukinnyi wa filime mwiza cyane yitwa Natasha Ndahiro umuzi nka Natasha akina muri filime yitwa Lover's Cage mwamenye no mu zindi filime Natasha Ndahiro
atambuke mu mukomera amashyi menshi cyane Natasha Ndahiro Lovers Coach. Natasha Ndahiro ni sister w'umugabo mwakunze wakinnye ahanganye na Ngenzi witwa Paul. Uyu ni sister wa Paul nawe witwa Ndahiro Natasha. Umukomera amashyi menshi cyane. Bravo! Another experience. Nubwo mbere ngiye kubigira imbere y'abantu bangana gutya. Okay, nkuko babivuze banyita Natasha Ndahiro. I Butare ntago ndi umushyitsi ndi umusangwa kuko nize Petit Seminaire Baptiste. Urumva amakarite biga mukatakata nayo batanzemo. Kode yanjye ni 10 kuntora ne ubufasha bukomeye. Nkongera gushimira Amashariki we yatumye duhura namwe. Yanatumye tugera ahangaha tukigira icyizere. Ubu nanjye karamba modoka kambere. Urabona katambera? Murakoze cyane. Amashyi cyane kuri Natasha. Abarebye filime yitwa Behind the Scenes mwakunzemo umukobwa witwa Gaju wakinaga yarabyaranye n'umugabo udashobotse mwamenye nka Dylan. Munyemerere Gaju atambuke umukomera amashyi menshi cyane. Gaju Tori atambuke umukomera amashyi menshi cyane. Kode yanjye ni 29. Arakoze cyane. Munyemerere hari umugabo bakinnye bakundana mwamumenye muri Behind, mwamenye muri Maya, mwamumenye muri filime yitwa Heart's Father yitwa Ted. Ni umugabo benshi bazi nk'umugome yitwa Sheba Dylan. Munyemerere Jeta Tambuka cyangwa se Dylan mu mukomera amashyi menshi cyane. Nitwa Dylan, nitwa Lucas. Asa wasa mwampaye amashyi mwana mwari. Arimo kuntora ya mibare yose bavuze ugashyiraho 46. Thank you. Arakoze cyane Dylan cyangwa Lucas. Munyemerere amagara umugabo mwamenye nk'umugentleman muri filime yitwa Umuturanyi. Ari umugabo wifura cyane mwakunze nka Ben. Ben mu mukomera amashyi menshi cyane. Yakinnye muri filime nyinshi nk'Ayot, yakinnye muri filime Umuturanyi, Iganza n'izindi. Yakoze akazi gakomeye cyane Ben. Mukomera amashyi menshi.